umbuye kumva uyivugaho surumva ari ndi asaba mwaho bizere ko ari new chairman ariko se ariko new chairman nawe nanjye mufiteho hinti ariko hari ikintu naretse kuri new chairman naremenye umuntu ushobora kuba chairman mushya wa pe ariko nanjye nazongera kuvuga iyo nkuru nyuma yuko byamamaye cyane impinduka amazina ya naya iyo tuvuze chairman mushya wa pe bituma pe itabona chairman nyamaru hari ngo nyamaru hari turabikereza ngo nyamaru hari ntaho azajya iyo nkuru sinyishaka kuyumva keretse ni bavuga ngo ukabona itangazo nanjye nawe gitangazo risinye ukabona itangazo rivuye mu buyobozi bwo hejuru nicyo cyonyine nanjye sinzongera kuvuga ngo biravugwa ya hazayoba benshi urabivuga yongereye ibindi byumweru bibiri nta byumweru tajya amezi 6 iyo ni nyamukandagira mu kibuga cy'ikasi imitutu ntabwo ndi buyavuge njyewe ubwo ntabwo ari yo yawe yikorera ntabwo uri abasira nta nubwo ari kuko uyifite umuntu wayamaye asanzwe anyobya umuntu wayamaye ntabwo yizewe nanjye hari uwayamaye akorera mu nyungu zitari mu nyungu z'abandi mwese ntawe muzi zitari za eske mwese ntawe muzi chairman ni chairman se nawe ni ugiye kuvuga ugiye kutubwira ayo mufite ndabizi ko abakunzi ba PFC kuri muri akarenze nanjye kuri muri akarenze bitewe n'imitima y'umukara n'umweru umweru n'umukara ese baririmbiye rore imitima bakoze iki wambaye ingofero y'umukara wambaye ishati y'umukara batari nziza bakoze iki inkuru yose iba ari nziza apere tutagiye guseswa apere ko nta rubanza yatsinzwe muri FIFA ntabwo ari inkuru nziza kare ntigiye guseswa nta rubanza yatsinzwe muri FIFA inkuru yose y'impinduka ntabwo iba ari mbi burya nta forfait yatewe nta muntu wahereze muri FIFA igikombe cyakiriho ntiri kuri threat yo guseswa navuga ngo wenda ngo hagiye uhajuye burya inkuru iba ari nziza abafana b'amakipe bakunda ibintu by'impinduka biba ari byiza shyiraho ifoto ye n'igena Clement magnifique Clement ikintu muziho nuko yagarutse mu myitozo ejo nicyo kintu cyo nyine muziho ubu ejo yagarutse mu myitozo namubonye muri video y'imyitozo ejo bakoze session ya gym Clement n'igena yagaruka yagira ni umukinnyi mushya guhera sezitaha wa Al Hilal yo muri Sudan magnifique yateretse ifoto subiramo amakuru meruka agacuriro yuko byarangiye bamushibuka byarangiye ko gacuriro byari ngo byara harejejwe yuko igisabwa cyose agomba kugihabwa igena irakomeye cyane tukakibazaho tukavuga ngo nagize amahirwe ejo bundi nicarana n'umuntu wa Al Hilal muri match amenera umuceri ndumye kandi ni nawe watubwiye ngo n'ibyanga ubu mu kwa mbere ntibizanga mu mpeshyi waravuze ngo ukurikije imbaraga bashyizemo bikanga sine ya tata muri operation mu mpeshyi ari free ntibizanga ni wowe bitubwiye uti ibyo bamuha ntibizagabanuka nawe bagaha ikipe bagiye kugendera ubu bakobwa bawe Clement yagomba kugurwa ikipe igahabwa amafaranga nawe agahabwa andi iyo 140 ingahe harya baravuze ngo nibiba ngombwa tuzamuha ikipe yagomba kubona naye tubihuze ni umwe mu bantu bazi operation niba apererwa rwabo 180 Clement agahabwa 100 bazabimuha byose bibi 180 wenda bungukire mu myaka ari businye ushaka gusinya ine wari gusinya 2 turagwa 180 cyangwa 200 usinye imyaka ine ako kandi akibutse ko karenze yakavuze tuzamuha amafaranga twari guha aperi tumwe nayo twari kumuha nyine yombi asinye aho kugira ngo binanirane Karenze none yaganiye iki n'umuntu wo muri Al Hilal Abanyakartum twije muri operation nanjye ndashyiramo akabedi gato tereke bayikate rwose noneho dutuze tangaza muze mwakire Clement n'igena arakina amezi 2 asigaye muri APR kwa 4 no kwa 5 ahita joininga pre-season mu ikipe ya Al Hilal Clement n'igena yasinye amasezerano y'imyaka 3 muri Al Hilal ibyo mu mutima ukikanga nanze kubyemera kugeza ubwo banyeretse kontra n'amaso yanjye ndayireba avuga ntaha inkuru nayivuga kontra warayibonye narayibonye n'amaso aya abanza amatabanza avec mes deux yeux
kontara warayibonye ntabwo ari speculation ntabwo ari ibihuha ntabwo ari ukugumura umukinnyi wa APR ntabwo ari uguteza umwiryane muri APR Clement Niyigena akazi ka kirenga karoroshye abanyamahanga bavuga Niyigena akazi ka kirenga karoroshye waduhaye operasiyo sinya karoroshye gusinya urumva ariko nyine kuko Clement tubifite ni inkuru mbere y'uko duha operasiyo ni inkuru natwe twagiye tugiraho amakuru ariko ntatangazwe kubera ko hari igihe ugera ku nkuru ariko ntube ibimenyetso by'inkuru byatuma iyo nkuru ujya nko kuri radiyo nk'iyi yubashywe situwasiyo yagiye yisangamo bigatuma idaca bugufi akemera byigeze kuvugwa ko kondisiyo zose nk'ugiye mfite amakuru ko byigeze kuvugwa ko hari igihe yigeze gutabwa muri yombi n'inzego z'umutekano hari ibyo bintu byose kandi byari bikubiye muri operasiyo nini cyane ubundi bite bya Clement byagenze gute bisobanuye neza bivuga ko yisanze muri situwasiyo itoroshye ikomeye ngo yo kugira ngo yongere amasezerano bivuze igice yisanze muri situwasiyo ntabwo yashyizweho igitutu yisanze muri situwasiyo y'uko washoboraga kuyimukuramo ari uko yagombaga yamayeri y'agacuriro ari uko yagombaga kwemera kongera amasezerano Lorenzo iyo tugeze aho uraceceka ukaba nk'ikiragi nta kibazo ngira agatwe gato nkarinda uruguma urumva iyi nkuru ya Clement impamvu ari na operasiyo ikomeye cyane ni umukinnyi ukomeye ni umukinnyi byagiye muri iyi sezo twerekanye hano retere ya Sfaxi Banza ikipe muri Tunisia yamushakaga APR iramwimana ivuga ko itagurisha byongeye bivugwa n'umutoza wa Hilal ariko Clement ari buze nabyo birananirana uyu munsi rero kuba wabonye noneho kontra ya Clement yaje gusinya mu ikipe ya Al Hilal amaze gusinya mu ikipe ya Al Hilal yisanga muri situwasiyo agomba kuguma muri APR ukuba bimaze kwanga ibyo kumugurisha bimaze kwanga Clement yasinye kontra igomba gutangira na sezitaha nta kibazo ndasinye ubu byaba turabiguha ibishaka byose niba ikipe yanze kundekura ndasinya asinya ibyaba byose namaze kuba umukinnyi wa Al Hilal ibyaba byose arasinya amaze gusinya Clement yisanze muri situwasiyo agomba kongera amasezerano muri APR yarasinyiye Al Hilal yarasinye yongera yisanga muri situwasiyo yo kongera andi masezerano yo kuguma muri APR situwasiyo ubwo yabimeze ite sinyizi ariko situwasiyo niko imeze Clement yasabye Al Hilal gusesa amasezerano ibyo nabyibwira na Al Hilal yaramaze kuyisinyira bivuze ngo hari ikintu gikomeye cyamubayeho gituma avuga ngo nta kindi gishoboka usibye gusesa amasezerano na Al Hilal aguma muri APR iyo nyiri miringaje utega amaboko cyane yasabye Al Hilal gusesa amasezerano yasinyanye nayo Al Hilal iramubwira iti bisubize aho bikuye uri umukinnyi wa Al Hilal guhera umwaka utaha yanga kumwumva yanga no ntibyibwiriwe na Al Hilal ubwayo nta gahunda dufite n'imwe Clement nagira andi masezerano asinya tuzamurega ahera mu kwa karindwi tuzamurega abakinnyi bacu ntibatekereza rwose urumva tuzamurega azaba yarasinye amasezerano abiri rwose Al Hilal uyu munsi nta nyungu ifite zo kubikomplaininga no kubivugaho kubera ko izi ko nayo amasezerano yayo ataratangira ariko iravuga iti Clement nataripotinga guhera igihe itariki y'amasezerano ye atangirira nibwo tuzajya mu rubanza ariko nta yindi kipe yirabura Clement yemerewe gukinira guhera sezo itaha ni umukinnyi wacu APR nayo ngo ntiyiteguye kumurekura ngo rero filime iratangiye naho itangiriye ubwo tuzakurikirana ariko reka twese washaka iki kandi mubwira ko ashaka ko Al Hilal sesa ntazi icyo ashaka ngo umukinnyi ubundi y'amakipe umukinnyi wabango azi icyo ashaka yashakaga Al Hilal aranayisinyira ariko uyu munsi arashaka ko
ayo masezerano sesa kongera muri aperi ibyo bintu ntabwo aperi ishobora kuba yaramuhaye amafaranga menshi cyane aruta simbizi yisanze muri situwasiyo ituma abwira Al Hilal ngo sesa amasezerano twagiranye bya bindi ntabwo biri bukunde ahubwo bya bindi byari ariko se Lore njyewe ntabwo ngende burenganye Clement hano uyu munsi kuko Clement ubwe niwe wafashe Clement si umwana mutoya Clement ntakiri umwana muto wo mu ntare ni umukinnyi mukuru ufite ubwenge bukora neza bwere ufite n'abajyanama iyo wasinye Al Hilal utekereza gute aperi nanone nyine kubera iyo situwasiyo niyo baguha miliyoni y'amadolari wasinye 100,000 by'amadolari 100 bakakuba inshuro 10 ntibikunda mu gihe wamaze gusinya hari icyatumye usinyira Al Hilal nicyo gituma ugomba kuyikinira ibyo baguha bindi byose ntabwo bishoboka Sinia njye icyo mvuga kuri iyi situation ya Clement twese ko twicarana turi abagabo kandi nanayisa n'umuntu mukuru hari ibibazo dushobora guhura nabyo mu buzima tudashobora kuza ngo tuvuge tugire gute ariko hari ibibazo urwana nabyo mu mutima no hanze uyu munsi Clement si umwana wo kubazi ko yasinye arabizi ko yasinye nyine amasezerano ikintu giri gutuma ikipe yasinyiye ni ikipe iri gusezererwa 1/4 cya CAF Champions League ubona ko n'umutaha yagera 1/4 bikaba byajya na finale ifite intego yo gushaka Champions League ifite intego yo gushaka Champions League ikipe ashaka kugumamo ni ikipe irota amatsinda itarayajyamo uyu munsi niba Clement bivuga ko yahawe 170 koko ari bibiri mu masezerano ko ni ibivugwa ntabwo bihagazeho yahawe 170 by'amadolari agashyira umukono ku masezerano ntabwo ari we wahinduka akavuga ngo ngiye kwita nsesa amasezerano ahubwo tuvuge ngo ni iki kiri gutera Clement gukora ibyo uko twicaye hano hari inkuru tuzi kuri Clement abakinnyi bacu ntabwo ari ntibitangaje nta nkuru irimo ku bakinnyi bacu bo mu Rwanda none se kuki bakara batabakunda ariko hari ikintu ari kukomoza nibo abantu bahinduka nk'ijuru utari gukomoza wahinduka ariyo wihinde mu bwonko oya ibyo byihorere wakara kubwira ngo mwavuganye ibi byose arabibona inyungu afite iyo bukera kubwira ngo bya bintu bivuyemo abakinnyi bo mu Rwanda ku buryo se nta kintu cyo ku ruhande kitafose twese ntituzi ikintu bita blackmail ijambo bita blackmail twese ntiturizi yego nshobora kuba ngiye kugurisha ikibanza cyanjye sibyo hari abantu babiri bagishakaga sibyo icyo kibanza ngahitamo umwe ndi bukigurishe undi wagishakaga ntahisemo kukigurisha agahita areba ahandi hantu mfite inyungu akajya kuhambangamira kuhatambamira akambwira ngo kugira ngo uyu mugozi nkuziritse uwikuremo nuko kiriya kibanza n'icyo kigurisha hakimugurisha ntabishaka kubera ko hari ahandi hantu yanzirikiye icyo nicyo bita blackmail Clement mu by'ukuri ikintu kiri kumubaho ntabwo ari ikibazo cy'amafaranga ushobora kuba hari umuntu muri sisitemu y'umupira w'amaguru mu Rwanda uri kumu blackmailing urimo gufata ibyo ari kujyanamo neza urimo gutuma afata ibyemezo bitari mu nyungu ze blackmail kugira ngo abantu babyumve neza hano hanze birahari hari abantu bafite amashusho y'abandi y'ubwambure cyane birakorwa cyane akaba yakubwira ati okay urakora ibi cyangwa ntukora ibi ni urugero ntanze umuntu rero iyo agufitiye ayo mashusho y'ubwambure ukora icyo ashaka cyose agutegeka icyo ashaka cyose icyo ashaka ko ukora iyo niyo bita blackmail uvuga ngo Clement afite ikibazo kindi kitari umupira kitari amafaranga yahuye nacyo icyo kibazo kikaba kiri ahantu kiregetse ahantu ku buryo natibeshya ngo akore ibyo uwo muntu yifuza Clement biri mugereho ingaruka zishobora gutuma Al Hilal yego yayisinyira ariko ntiyayikinira cyangwa no mupira kuko ashobora kwisanga mu maboko ataraye no mupira ntawukina yego urayisinyira ariko se urayisinyira uzayikinire ariko ibyo bintu gesi nabyemera wahita byemera se ibyo bintu ntabihari none ukumva ari situation yatuma Clement abwira Al Hilal ngo mbere kare tubanze turebe amasezerano yacu tuyere Clement ikiri mu nyungu ze umupira turawuzi turawureba tuzi urwego rwa APR n'urwego rwa Al Hilal ari amakipe biratandukanye mu mihembere mu mibereho ku rwego ruri professionnel sibyo na niveau ya competition yabo Clement ari ukuguma muri APR no kujya muri Al Hilal ni iki kimufitiye inyungu ni ukujya muri Al Hilal none se niki cyatuma reka gukora ibintu bimufitiye inyungu agakora bitamufitiye inyungu
nyine aho Ni ngaho blackmail. blackmail nuko iba ikipe yaziye yamureze yamuhaye Oya, amafaranga ntabwo ari icyo, ntabwo ari icyo senior. no ntabwo ari icyo. wenda arayikunda Yereka nkubwire experience nagize mu mupira kandi none se yavuga Casemiro yangaga aperi manzi yangaga aperi reba ntwari fiacre Casemiro urabona ntwari fiacre Casemiro wenda itandukanye imyumvire n'abakinnyi benshi bo mu Rwanda na Clement afite iyo myumvire. njye nabaha urugero rworoshye hamagara wa Karenzi Alex kubera iki udakora n'abanyakinnyi b'abanyarwanda Reka- reka igisubiza guha reka nkubwire abo bakinnyi bose baba bakangishijwe ibintu senior kazungu kubera iki abakinnyi bo mu Rwanda beza hari abakinnyi kuri Karenzi aba icyo bakinnyi yabanje kwishinganisha no guhamagarira umunyamategeko ntabwo ari kiravuga kukigeraho. yego ntabwo ari kukigeraho narakivuga Ndetse mu kanya ubwoba. ni icyo ngicyo oya Ikihe? icyo nta munyamategeko Oya, cyasaba nta muntu utagira Ikihe? ubwoba Lorenzo urukavuga ngo umuntu ntagira ubwoba nta muntu utagira ubwoba umugabo wese agomba kugira ubwoba none se Ndetse amakuru atangaje ni uri iki uri chef ni iki giteye ubwoba kiri ikintu cyagasabye umunyamategeko uri kugikwepa nyine oya yagikwepye ntacyo yamaze kugikwepya ntacyo keretse namwe hari icyo muzi ntacyo Oya, nzi oya. yewe ntacyo nzi niyo nkuru y'uko Clement agikwebye nanjye ntacyo nzi yasinyiye ari kuri risike yo Herida gusinyira amakipe abiri Yes. ariko se uramutse uvuga ngo ni ibivugwa baraguhana uvuze ibivugwa utabyemeje ko mucecetse se? njye ndimo ndemeza sinjya mvuga ibivugwa kuko inkuru oya nk'iyo ndavuga umuntu ashobora kuza ba bandi ati barashaka kumugumura barashaka gutuma akina nabi barashaka gutuma ngo barashaka guharaya igikombe niko bajya bavuga ngo urashaka guharaya ngo igikombe ndashaka guharaya igikombe ati ubwo wabona ashaka guharaya igikombe ibyo byose nibyo ntashaka None Iyo se- ni inkuru ihari Niba nabonye n'amaso yanjye Clement afite amasezerano Nge reka nkubwire. yasinyiye Al Hilal reka nkubwire igihe ibyo nabonesheje amaso kuri diri ya ntwari fiacre ntwari fiacre ari muri aperi si n'ubwa mbere mbivuze yashatse kuvamo ngo ajye gukina AS Kigali mwifuza uwitwa Mupenzeto Adadiradiro aravuga ngo arashaka ntwari akomeza gukina muri marine arashaka ko ntwari turagerageza ibishoboka icyo gihe nabaga muri management ye birananirana ntwari afata telefone ye yandikira perezida w'icyubahiro wa PRFC retired general James Kabarebe ntwari ahabwa release letter yerekeza muri AS Kigali buriya Fanda James yafashije abakinnyi benshi afande James niwe wa nyuma ndibuka neza Fabrice yaraguhamagaye na Nyizigabo byari byanze abakinnyi bose bamwisabiye yego kuko iby'umupira nta kibigaragara ndibuka ko ariko icyo Fabrice gihe niwe watumye abakinnyi benshi bava mu perezida wa Ferwafa yaduhamagaye kuri ofisi ye mu mujyi hari kuri la company yitwa Mediplant sinzi ukuntu yitwa ngo Lorenzo ni company ya Africa Medicals Medical Supply Medical Supply atanga check aperi fata kimwe cya kabiri yo kuba imuguze bamugurishije ntwari afata kimwe cya kabiri ariko byari byananiranye Mupenzi yifuzaga ko ntwari ajya muri marine kandi yavuye muri AS Kigali yerekeza muri TC Galaxy ubu ni umuzamu w'ikipe y'igihugu ageze muri Kaizer Chiefs ikipe ikomeye cyane iyo aguma muri marine iyo aguma muri marine nk'uko Mupenzi icyo gihe yabyifuzaga byayo kariyeri y'umwana yari irangiye uyu munsi ngerekana isabire banyakubahwa ba generals bari muri kipe ya PRFC ibyo bintu wenda mwaba mubizi ariko ibyo uvuga simbyemera na ko desi Clement ari free nyuma kuko ntabwo byaba ari iterabwoba aho byaba ari iterabwoba Karenzi ibyo twavuga byose hari igihe biba ari ibigambo nyine gusa Clement mbere ya byose ari free nyuma y'iyi sezo niba yarasinye kumureka utwaye bumureka se ariko se ko dusubiza inyuma nawe Clement arashoje amasezerano kumureka se ni ikintu Clement na mahitamo yarashoje nta kindi cyatuma yongera amasezerano muri aperi kazungu ashobora kuba adashaka sinyesike arakubwira ngo umuntu yarasinye abonye amasezerano Clement arangije arahindukira yandikira Hilal ngo sese none urumva atari Hilal icyo cyoroshye Clement abitekereje asanga ni amahitamo ye ibyo aperi muha ni amahitamo ye tubanze tumenye ngo Clement nta masezerano afite impamvu fiacre yasabaga yari agifite amasezerano yego sibyo kare aperi ashaka ko aguma muri marine kuko agifite amasezerano yego Clement arashoje amasezerano none se ikiyo ni iki ni amahitamo ya Clement tuwe gucanga abantu batwumva Clement afite amasezerano niyo mpamvu Mugisha Bonheur yavuze ngo sinongera amasezerano aragenda ntibyumvikana nahise nyuma y'iseza amahitamo na ya Clement ntabwo uri kubyumva Clement afite amasezerano yari Hilal kandi uko sinya tubwiye ngo yabonye amasezerano yarasinye winsubiza inyuma rwose mbabarira none se Clement ari free agent Clement nyuma y'iseza ashoje amasezerano ya APR niyo mpamvu tubivanga nyine abantu babyumve
Clement ashoje amasezerano ya APR narangiza iyi sezo none se abafana turabasaba iki? Clement ashoje amasezerano ya APR kugira ngo yongere muri APR kandi afite andi ya Al Hilal nta ikibazo itegeko rya FIFA wemerewe gusinya usanze naho yarongereye akaba ariyo mpamvu asaba kandi ibyo ndikubwira ntabwo ari kubyumva. Ikibazo rero afite kontra ebyiri makipe biratandukanye. usanze afite ebyiri oya ntabwo mbizi nayisa aho nari na Sinya Kazungu mu mategeko ya FIFA umukinnyi usigaje amezi 6 yemeye muri kontra yemereye gusinyira indi kipe akazaganira n'indi akazayerekezamo. Uyu munsi rero aho ndi gutandukana na Sinya Kazungu Clement afite amasezerano ntabwo ari free yamaze gusinyira El Hilal Omdurman yarayisinyiye ni umukinnyi wa El Hilal ari kuri kurangiza amasezerano umukinnyi wa Peru muri APR niho ndi kukubwira ntabwo Clement ari free agent aho bigoraniye rero Clement uyu munsi ari kuba force yo kwandikira El Hilal ngo ndashaka gusesa amasezerano. Ibyo tubikureho kubyandikirwe n'uburenganzira ubwoba nuko yaba yarasinyanye n'uburenganzira bwe ashaka kuba yarasinyanye aravuga cyoroshye muri ibyo kidasaba abafande. Yego Clement arashoje muri APR nashaka kuyigumamo n'amahitamo ye ariko Clement arashoje ku ruhande rumwe reka mvuge ngo arimo kuva ibumoso ajya iburyo arimo gusoza ibumoso ajya iburyo. Clement rero niba ashaka kuguma muri APR n'amahitamo ye cyangwa n'ibibazo bye niba ushaka kukurura ibibazo bitandukanye na Fiacre wari ugifite amasezerano. Niyo mpamvu bavuze ngo abantu batwumve neza Fiacre aracyafite amasezerano ya APR arayisaba kuvamo ayisigaye akagura amasezerano ye. Clement arimo gusoza amasezerano ya APR akajya muri Al Hilal yasinyiye ariko kuvuga ngo urasinya muri APR ngo usese ya Al Hilal keretse ubinginze ukabapfukamira niba warabasinyiye birasaba kubinginga abarabu ntibashaka no kubyumva ibyo bintu ntabwo wakwibeshya ngo urongera amasezerano Al Hilal ngo biroroshye urumva amaguyi zigiye kujyamo ashobora gutegeka kongera amasezerano. Clement ikizavamo niba uyu mwana bamuwe hafi ikizavamo azabaningwa niyongera amasezerano muri APR ibyo nucabana ayo yasinye azamuka niyongera kandi no mu ishusho ngari ry'umupira w'u Rwanda no kugira ngo tuve no muri ibyo bintu. Clement aramutse avuye muri APR ajya muri El Hilal si inyungu ku gihugu ni free agent ntawe uvuga ngo agendere ubuntu ni free agent. Muri Tunisia Sfax yaramushatse uyu munsi ikipe y'igihugu ikomeye turi kwishimira ngo twabonye abataka kuko bari muri za Kazakhstan bari gukina ba Bonner turavuga ngo bavuye muri Al Masry ari gukina za CAF Confederation kimwe cya kane. Clement agiye muri El Hilal kugera kimwe cya kane cya CAF Champions League ni inyungu ku gihugu even ni inyungu no kuri APR FC kuko nagenda akava muri El Hilal akajya muri Zanis akagera ahandi n'umukinnyi uzaza muri APR kumusimbura azavuga ngo hari umuntu wavuye hano witwa Clement wagiye mu ikipe ikomeye azamura urwego. Amakipe nka za Sek Mimoza niko zibigenza umukinnyi yakwishimira uzi ko APR ishobora gushaka umukinnyi wa Sek Mimoza bikananirana kandi APR imuhemba amafaranga menshi kuruta muri Sek Mimoza kubera iki hariyo platform aravuga ngo ndakina Sek umwaka umwe ibiri ndahita njya Sweden ndahita njya Norvege kuko Sek ni ikipe izwi igendere kuri aba legend igendere kuri abakinnyi bakomeye. Ariko uyu munsi rero ntabwo twakabaye tugarutse muri ya myaka 15 ishize aho byavugwaga n'umukinnyi Kevin yigeze kuvuga ngo APR ni gereza ntabwo ari byo nawe banza ariyo mpamvu atayikiniye yarabivuze ntabwo ari byo umupira ugomba abantu bagomba understanding umupira turi muri foot business yashaka hanajya agakina akazakomeza akajya hanze ntabwo ari byo none si ubwo Toma baba bari gutera uyu mwana witwa Clement ibyo yazameze gute. tekereza ikintu cyatumye Clement avuga ngo mureke amasezerano tuyasese kandi yarifuza gukina ikipe ikina amatsinda ikanarenza ikabishaka igikombe cya CAF Champions League. Rero ni Pierre umunsi w'ejo nabonaga banasubukuye imyitozo bari gukora gym bari kwiruka bari kwitegura rwose garuka ya shampiyona mu cyumweru gitaha. Rero bya Clement nigena muri Al Hilal muri APR ibyo ngibyo nabyo turabitiza igihe niwo mucamanza mwiza wo kumenya niba umukinnyi azongera cyangwa azagenda tuzakora cyangwa koko niba yarasinyiye amasezerano ahantu habiri hatandukanye. Byari ngombwa kumenya ko yamaze gusinyira Al Hilal imbere ya byose ariko akazu uribuka n'uruhande rw'ikipe ririmo reka tumwibutse uribuka cyagiye Al Hilal ibukine umutoza n'iki cyatumye yipronoza kuvuga ngo ni umukinnyi wacu. Abantu bavugaga bati bashobora kuba habayeho verbal agreement
bavuganye barabyemera ariko ikintu cyatuma umutoza muri press conference abwira abanyamakuru ngo umukinnyi kanaka mu ikipe X ni uwacu oya kijyagiyeho arerari yari yavuganye na aperi bemeranya amafaranga hasigaye kwishyura gusa urumva arerari yandika imeri yemera amafaranga yasabwaga none se karenze amafaranga atarishyurwa akavuga ati umukinnyi amafaranga atarishyurwa umukoci yavuga ngo umukinnyi ni uwacu none se uratekereza ko yavuze ko ari uwabo kandi azaza sezita byarihutirwaga yashaka umukinisha iriya mace gahunda niko yari imeze yashaka umukinisha muri mace za Champions League yari azi ko ahita aza muri Al Hilal ariko biranga abona gusinya amasezerano y'undi mwaka azatangirana na sezita nyuma ya biriya arasinya yego kandi biriya byari umwitaza byo nakubwira gasina ngo Clement ni umukinnyi wari Hilal uyu munsi tuvugana uri kurangiza amasezerano muri APR ko sinyara kugira ngo nge nabonye amasezerano nabonye kontra y'umuntu iba ari vie privé ntabwo ari iyo kwerekana kuri radio ariko arakuvuga ngo nayibonye n'amaso Clement yasinye El Hilal nibyo mvuga ngo na APR n'ibitari bizi babimenye iyo nduru Clement niba bamuvugana ko yongera amasezerano yarasinye Clement ntabwo afata risk niba yaramaze kongera muri APR afata risk niba hari n'umubangamira akakubwira ngo nibitagenda gutya bizagenda gutya nafata risk abifacing umugabo ufacing n'ibibazo yawe nabyo azongera hure n'ibindi n'ikindi gihe ayifacing aterure ngo na sticking kuri nareba amahitamo ye narebe ngo aho kariyeri yanjye nyerekeza hari inyungu zanjye nk'umwatlete nihe abari muri Arihira afata icyemezo ushobora gusanga we niba ari n'umubangamira amwereka bizajya ashobora no kuzacika intege we genda ukinira umwana w'umunyarwanda sibyo ibindi abantu baba bireba ko n'ubundi gutinya nese ntawe ushobora kuba muri comfort zone kwizera bibaye nabivamo abantu bose kwizera nawe yagize ibibazo kwiza bisohokamo nari umunsi abantu bacyavuga kwizera ngo nta mahirwe kuko yigeze gufungwa period byararangiye arafunzwe umugabo afungurwa arakina n'umugabo twe nk'abagabo tubayeho ngo dufesinga ibibazo iyo bije ntabwo urabifacinga niko kuba umugabo ugende guteze niba bakubwira ngo ari amabanga bafite bareke ubu Clement ni umukinnyi wo kwireduiza ku muntu utinya donc kubaho ahura n'ibibazo iyo utinya gutyo n'ubundi guhura nabyo byinshi n'ubundi umunsi umwe uzagera nese reka nkubaze uyu munsi Pierre hari muri APR yego Pierre si umuntu wikomporta nk'umwana w'ikipe ameze gute ari guhura na Tom none ameze neza naho ngaho uvuga ngo nguraho muri comfort zone ngo abantu baguproteja ngo kubibazo uhura nabyo n'ubundi umunsi umwe kirajya n'undi twayifacing igihe kiragera Real Madrid yageze igihe iforsa Cristiano kugenda Real Madrid yageze igihe iforsa Ramos kugenda Real Madrid yageze igihe iforsa Raul kugenda ngo nta mukinnyi nta mwana w'ikipe wundi ubaho nta mwana w'ikipe ubaho ikiba kiriho ni kimwe ureba kariyeri yanjye uzubahwa muri space y'abanyamupira ko kariyeri hari manzi uyu munsi arubashywe aragura amazu uzagikonda kubera ko kariyeri ye hari ibyemezo yagiye afata Casemiro arubashywe kubera ko hari ibyemezo yagiye afata muri kariyeri ye ukeneye gufata ibyemezo ntabwo Clement ari umukinnyi abantu bazaho bakorera ubuvugizi kugeza ageze imyaka 35 no Clement akeneye kureba iri mu nyungu ze akavuga ngo niba igihe ibyo nagomba guha APR nabiyihaye APR yamaze kugura umudefanse ro kumusimbura yego APR yaguza Abdul asanga Alex aho ngaho bafite Yunus yego bazagura n'abandi bazazamura n'abandi ntabwo Kamara n'ukubyemezo niba uvuga ngo kariyeri yanjye ni muri APR gifate usesa amasezerano hari bakurege uburane nabo ujye muri APR ugume muri APR ariko niba ubona gusohoka amari byo byiza kuri kariyeri yawe please baravuga ngo munsi y'ijuru mu isi tubamo imvura izagwa nta kizayibuza izuba rizava nukubwira ko yagukorera iki uyu munsi nawe azagikorerwa yabikora uyu munsi nawe agahura n'ibindi nawe bikamwangira nta kintu muri iyi si wavuga ngo si kizakubaho fata icyemezo nk'umugabo naje gusanga ari n'abantu bakanga abandi nta n'ikintu wabagira nta n'ikintu bakugira yarakoze kuri umunyabwoba just agahora kumenasa no gukanga gusa hari donc ari kukubwira gusa nyine ukagira ubwoba gusa kandi ufashe riske reka ngutera agastori gatoya ubona njya kujya ku murindi senior SK yarambwiye turi muri office ye tuya guhamagara madame Scovia yarambwiye ngo rika ibyo wigira byose utegura kamatera baragufunga baragufunga yabivugaga ntago njya byibagirwa ibyo wigira byose tegura kamatera niba ari umunsi wo kujyayo niba ari umunsi wo kujyayo kandi wagiye uvayo kandi nagiye mvayo
nibyo nkubwira nta kintu wakwepa niba umuntu akubwira ngo nkufitiye ibi nudakora iki ndakora umugabo ufitiye ibanga ndaguteza ibibazo uwo nawe ejo azaba ari mu yandi maboko fata icyemezo wasinye amasezerano ubu mugabo 170 by'idolari z'amafaranga make ibyo nta makuru mbifiteho muri bo muvuga amakuru mfite nayo yarasinye Clement noneho kugira ngo muhe ikimenyetso urumva Clement ntago yasinye ntago yashyizeho sinyatire kugira ngo nkwereke ko banyeretse amasezerano yagize Clement yateye igikumwe Karenzi atanze rubamba igikumwe yasinye igikumwe kugira ngo mbone ibyo bakoresha ubwo ni Rwanda Forensic yagize gutya bari bateza ibikumwe ntago basinyisha amasezerano ya Clement muri Arerari ariho igikumwe sinyatire warayabonye urayabitse hose ubwo ntuyafite muri telefone ntuburi scrolling ureba narayabonye n'amaso yawe ni rwa rubanza ujya mu rukiko ukumva umugore aravuze ngo ikigaragaza ko ari we wanteye inda ngo niyambure murebe ko adafite tatuwaje ngo adafite ikibibi ku kibero kiri ikimenyetso simusiga ngo nimusanga adafite ikibibi ngo nawe nsinzwe ngo usa nawe nakibonye gute bya Clement reka tubitize igihe twe tujye mu yandi makuru menshi atandukanye umukinnyi w'imyaka 29 n'icyenda n'irindwi Clement ngo afite imyaka 29 abakinnyi bari abajanki no 27 ariko se uravuga iyuza ariko cyangwa ahubwo iya nyayo itari ndavuga iya nyayo yindi n'abana bakuranye bavuga ati twiganye afitiye sibyo Clement ngo agize imyaka 29 ntabwo ari umwana sibyo umukinnyi nk'uwo ukijya gufata ibyemezo akebaguza Clement nta myaka 29 ariko nashyiraho natega naramubonye ari uruhinja naramubonye ejo bundi nta myaka 5 ishize Clement yari umwana Clement no 2001 nibyo Clement ariko ntari Clement n'umwana Clement nge naramubonye muzi ari muri marine muzansaba imbabazi muzi ari muri marine nta myaka 29 murasohoka abantu babaha amakuru babereke cyo kwa muganga muraza ejo muzansaba imbabazi baramwereka attestation de naissance ngewe ni 2000 na kangahe ngira ngo ni Clement ajya muri Rayon ni ryari 2018 asigara buracyari ngo yari uruhinja ngo afite amashereka ku maso ibyo cyabigenda aba bana babashyashya umuntu arabazi ntago ari nka bakata utibanya kwigendera ntago ari abandi bamwe twavugaga ni muto ubuse wavuga ngo Clement ngo afite 29 naramwiboneye ejo bundi abakinnyi b'abanyafurika banayifite nase abanyafurika ntabwo ukira mu Rwanda twagendera kuri bya bintu ngo ejo ngo namwiboneye afite amashereka ku maso ubu imyaka utarabona n'umuntu wakuranye n'umuntu utarahura n'abantu bo mu rugo ntabwo ubuze imyaka umuntu uzi Kagege neza rero abantu benshi bibeshya ko Kagege ari muto Kagege kandi Kagege yabyirukanye na ba Clement cyane aba n'abakinnyi bakuru ari muri 27 none se bakagere muri 20 ari mu Kagege ngo n'umwana Kagege n'umwana gute umuntu yarambwiye ati Kagege ndamuzi Karenzi umwaka utasiwe na 27 abantu baza bakikubwira ko Pascal wa Rayon ari petit sport ari petit message gifite imyaka 18 kandi yimaranye imyaka 5 kandi yagereye muri Rayon iyo myaka yimaranye imyaka 5 ari hafi kuza 20 yagereye muri Rayon yitwa umwana ubwabyo igihe hase Clement bazimyangaye muri AP wowe ejo bundi ajyamo ashize imyaka inga ine ngira ngo ine ariko muzi ko abara ejo bundi ninde none sinde yageze muri asinye kabiri yageze amafite yavuye muri Rayon yasinye ibiri irarangira nongera asinye ibiri rero iki ningaye ibiri iyo si itandatu Lorenzo none se yageze muri ya Marine yindi ibiri ya Marine ibiri iyo ningaye si 8 none se yatangiye gukina Marine afite 26 gute se yatangiye gukina Marine afite 16 afite 18 oya kareka yes niba kuva akiniye Marine hashize imyaka 8 kuva akiniye Marine 8 yageze muri Marine hagati ya 20 na 20 kamongera kandi kantu hagati ya 20 na 20 nibwo yageze muri Marine reka mbongera kandi kantu imyaka ariko narambwiye ngo hashize imyaka 7 covid ibaye ahubwo wasanga afite 20 hari ikindi kintu 20 cyangwa 20 hari ikindi kintu twibagirwa abakinnyi muzi yuko umukinnyi urangije sekonderi ufite imyaka 18 19 muzi yuko adashobora gukina mu cyiciro cya mbere ari bake cyane umukinnyi hano mu Rwanda umukinnyi urangije sekonderi ufite imyaka 18 19 ni bake cyane bashobora gukina mu cyiciro cya mbere ibyo byabaye kuri ba Kedi no bakinnyi ari bato bakora ibitangaza ba Kedi buriya abandi seti Kedi yakiniye APR avuye muri Trocom
burya kugira ngo umukinnyi yari wa gatatu akomere niwe mukinnyi navuga rwose wari muto ahantu hose ayibona kugira ngo umukinnyi akomere akine icyiciro cya mbere aba ari muri 21 n'ibiri 2018 Canisius yarimo arambwira ngo yari muri under 20 inde Clement 2018 yari muri under 20 fatira yuko yarafite imyaka 20 yamashami yakuyemo Zambia mwese tugiye kuvuga ko under 20 kinwa n'abana 20 ko oya ntabwo biroroshye under 20 urya ba selection ntabwo tubizi Clement ni muto rwose oya ntacyo bitwaye ntabwo ari muto pe ariko ntacyo tugendera aho ngaho tugendera hashize imyaka 8 hashize imyaka 8 sibyo tuvuga ko yakinnye afite 19 cyangwa 20 n'ubundi 28 umwaka azuza 29 under 20 yacu turayizi ntabwo tuyizi oya under 20 yo mu myaka ntabwo tuyizi ariko Lorenzo kugorana ariko umukinnyi wa 20 ntabwo ari kugorana icyo uvuga turabizi abahamagara icyo gihe babakataho imyaka nk'itatu abaje muri 20 bafite 23 message zitangiye kwisuka Lorenzo ibyo uvuga nibyo Clement ndamuzi ni hagati ya 28 na 29 muzatungurwa none suragorwa niki kandi turimo kuvuga ibya mashami ni 18 hashize imyaka 8 niyo mpamvu afite 28 nyine 2018 yari afite 20 hashize imyaka 8 afite 28 wewe munyemerere rwose abakinnyi nayisa muzagenda mutungurwa iyo niyo myaka yakagege umuntu nabwo ati kagege ngana na Clement kagege na Clement cyane njye numva ati njye numva ngo kagege ngo umwana ngo kizamuka yarambwe ati nabana bagiriye mu ntare rimwe ubizi neza nabwo dusigaye twita umukinnyi imyaka 29 Clement ngana na Clement Tazubimendi intare za Clement ko ari za kera kandi aricyo gihe cy'akagege nyine Clement Tazubimendi ngo ajya muri marine ngira ngo atize muri marine muzi ko na Yunus ngo Clement ngo ndamuzi twarakuranye Muhanga afite 27 oya 29 ndamwemera Sorose ni kurira ahantu hizewe 29 ari kuyuzuza nta kibazo ibyo byose aracyafite igihe cyo gukina aracyafite imbaraga ine icyo mvuga ntabwo umukinnyi Karenzi icyo mvuga bamanzi bavuye inaha ariko tuvuga reba imyaka bamaze bakina Karenzi umva icyo mvuga icyo navuga Manzi nawe yakinye sezenye muri aperi niba ntibeshye siko bimeze kazo si nkenye ni nkenye manzi wanzarenye 19 manzi yavuye 21 sano yakinye imyaka 2 gusa manzi amaze imyaka 5 hanze Karenzi ngiye icyo navuga ni kimwe na Clement yaba 28 yaba 29 Clement ntabwo ari umukinnyi w'umwana ujya gusinya ibintu atamaze atazi icyerekezo cya kariyeri n'umugabo buriya bakedi igihe bajyaga muri aperi bigoranye cyane na za Kiyovu ribuka imanza za Kiyovu na aperi kedi yari umwana wiga muri Turokome hano kuri kan Kigali ushobora gukora amakosa umwana muto w'ababyeyi bakajya kwitambika sibyo uyu ni umuntu abantu bakorera n'ubuvugizi ati nyamara bari kumufatirana mu masezerano ariko umugabo w'imyaka 29 ntabwo ari umuntu usinya nyuma y'ukwezi nyuma y'ibyumweru 2 ngo ndashaka kongera mu masezerano kandi wasinya indi kipe wasinya indi kipe ku mbaraga se umukinnyi ukina imyaka 8 Premier League icyiciro cya mbere no mu Rwanda imyaka 8 wabongo uwo muntu mbere ya covid ibaze kuva 2018 ujya ukina mu cyiciro cya mbere uyu muntu acyahuzagurika ariko Marine umaze n'imyaka 3 ahubwo si n'ibiri yavuye muri Marine aza muri aperi abonye bamanze seri baje yisabira gusubira muri Marine abana abantu benshi bemeza 29 imiceri irimo iramanuka umuntu arimo arambwira ati Aniseti afite 26 sibyo Aniseti ntabwo yamuruta afite Aniseti afite 25 ntabwo Clement niwibeshye Aniseti afite 30 Aniseti ni moto Aniseti ubizi ngira ngo ugikondo wabimbwiye ntabwo none se sabe igihe kimwe umuntu nkubwiye ko kwitondera bakagize 30 nayisa ntiwakumirwa nayisa hari kintu abantu kwitondera bakasate yamaye nka data ntabwo ari hasi 30 igihe yakiniye muri abakinnyi bacu murabazi ntabwo mubazi igihe yakiniye muri iyo hariya Zidane afite ingano nabwira ikintu kibayobya nice afite 32 nabwira ikintu kibayobya nyuma ya covid imyaka yarirutse cyane abantu baribagirwa Zidane ngahe Zidane 32 ntabwo 35 ni 35 none se urumva yarusha baka imyaka 2 urumva se bishoboka bakakinaga muri ikipe yo ku Ruyenzi imyaka Zidane ntabwo nyizi neza ndavuga bonzi baka ntiyakiniye muri ikipe yo ku Ruyenzi ni baka oya baka yazamukiye Pepiniere ni no pana Miroplast ndamwiteranya na barafinda ni wa Pepiniere ntabwo uyu munsi rero wambwira ngo baka niba afite 30 ngo Zidane amurusha imyaka 2 oya ntabwo bishoboka
oya ni ukuri buriya ariko abakinnyi bacu baba bakuze imyaka ibigiye abantu benshi ntibategura ahazaza habo 9-7 ubwo ni ingahe hafi 30 arayize umwaka utaha 29 yereka mbabwiza aho rero uba ugomba gutegura ahazaza hawe kuko abakinnyi b'abanyarwanda turabazi igihe bavira muri kariyeri rwose ushobora gutungura gusinya indi 231 ntasinya ahantu hamugarantiza ubuzima bwe nkeneye kuzongera kuvuga inkuru ya Clement sibyo mvuga ibintu kimwe cyangwa bibiri mvuga ngo yongereye amasezerano ikipe yamutangaje cyangwa se yagiye mu yindi kipe bivuga ngo yahinduye ngo noneho ngo yasanzwe agomba kuguma noneho ngo yasanzwe agomba gusohoka noneho ngo yasanze ngo bimeze gutya ntabwo ari umwana muto ntabwo ari umwana yiga muri tropa abakinnyi bose tubivuga ntabwo ari umwana uri gususha mu kizamini cya leta n'abashinzwe abakinnyi babegera ubundi abakinnyi bacu umutwe wabo habamo gukina hanze ibyo tura tubigarukaho ubundi bo bibarimo ureke mu giherere duhindure uko bitwara uzi impamvu se bahanatinya uko bitwara bakina hano mu Rwanda imyitwarire yabo bakina hano mu Rwanda ubijyanye muri ekipi yabigize umwuga yo hanze ntabwo bamara mu icyumweru bahita bakwirukana ubwo rero kubeshya ikipe hari abakinnyi tuzi bagiye muri Aziya akamara ibyumweru bibiri bakamwirukanira imyitozo ngo yamunaniye Clement ni umwe mu bakinnyi beza dufite abadefanseri bafite impano ufite tekinike ufite imbaraga uri shapu ni umukinnyi mwiza aho yakina hose akine ari sefu atari ukuvuga ngo ndi mu manza ndi mu bibazo cyangwa ngumya kubera amaburakindi oya fata icyemezo aho wasinye uhakine cyangwa se ubikore mu bwumvikane otherwise bizaguteza ikibazo igihe rero mu kanya gato turaza kuba noneho tujya no ku yandi makuru tujya ku Mavubi tujya kuri Rayon Sport ndetse n'andi makuru benshi cyane dufite tukiri muri izi nkuru ziremereye nahise uretse gupozingamo gato umuntu yambaye amakuru y'abakinnyi bareba basohowe muri ekipe y'igihugu ambwira amazina urumva y'abakinnyi bajonjoye 5 kuko umutoza yari yabitangaje igihe hamagara